icyaha ni kibi kiragukurura utangira wumva uryohewe n'icyaha ariko nyuma yaho ingaruka aba ari mbi nk'uko Bibiliya itubwira ko Satani icyamuzanye ari ukwiba, kwica no kurimbura. Arabanza akakureshya, uko agenda akureshya kwereka ibyiza nyuma yaho arakurimbura burundu. So nari ngeze mu gihe nari ngiye kurimburwa nawe. Hari igihe abantu bigeze kuntega nasomye ku gacupa ahantu ku Gishushu nari ndimo gutaha, barantega. Bari bageze nko muri batandatu, byari nko mu masanga bwije, ne kuvuga isaha ariko bwari bwije rwose. Baranyambura, ndari no kubona abasize, ariko kubera yuko nasomye ku gacupa kugira ngo mbasige birananira, barinda bamfata. Bari bagiye kunyica, ntabuze gatoya. Ni nk'Imana, kwa kuntu umugambi w'Imana uri ku muntu. Umwe muri baravuga ati ariko uyu muntu turamuhora iki? Twamutwaye iyi telefone ye n'ibyo afite mu mufuka. Uwo yari yakuyemo icyuma wundi aravuga ati oya, reka uyu muntu agende. umugambi w'Imana. Icyo gihe rwose naravuze ngo Mana, kuriho ubu ntuntabaye koko, ntanagukorera ubu buzima nibwo koko. Akandi hari iyi ni Bohorwa Official TV. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza ndetse n'urukundo, tugushimiye uburinzi bwawe. Turagushimiye yuko wabanye natwe ukaturindira muri ubu buzima, muri iyi si ukaturinda. Ushimwe cyane. Ndakwinginze kugira ngo uzubane natwe, imbaraga zawe zize zibane natwe, Mwuka Wera atumanukire, utuyobore muri byose. Ni mu izina rya Yesu mbisabye niseye, amen. Tubahaye ikaze kuri Bohorwa Official TV. Bene data, bashiki bacu, tubanje kubiseguraho, twe tumaze iminsi tudakora. Ntabwo nari impayine, naragiye hanze, ariko ubu nagarutse. Rero tugiye kujya tubagezaho ibiganiro nk'uko byari bisanzwe. Murakoze cyane. Hano dufite umutumirwa. Amazina yawe witwa nde? nitwa Mwizerwa Ezekiel. Uracyari umusore cyangwa uri umugabo? Ndacyari umusore. Imana ishimwe cyane. Amen. Tuguhaye ikaze kuri Bohorwa Official TV. Urakoze cyane. Turifuza yuko watubwira ku buhamya gatoya mu minota mike cyane, mu buzima wabayemo utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko mbere wabanje kumbwira yuko wakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hanyuma mbere utari wakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, wari ubayeho mu bihe buzima? Urakoze. Ubuhamya bwanjye ni burebure cyane, ariko ntago navuga bwose muri uyu mwanya muto. Gusa hari by'ingenzi byagiye biburanga. Mbere ntarakizwa nari mbayeho nk'uko abapagani bose babayeho, mu buzima bugoye, mu buzima bw'icyaha, ubuzima butarimo umunezero, ubuzima bw'agahinda. Nakoraga ibyaha nk'uko byumva bizwi, si ngombwa ko bivuga ngo iki n'iki n'iki, usibye bimwe na bimwe sinakubwira ngo ni ibyaha, ntaho nibye, ariko ibyaha narabikoze. Gusa nta munezero byampaga, namaraga gukora icyaha umutima ukandya, nta cyizere. Nageze igihe ntakarizwa icyizere n'abantu banzi ndetse n'abavandimwe, banakariza icyizere kubera ubwo buzima nari ndimo bw'icyaha. Bwari bubi, ntabwo byari byiza. Ntabwo nari nzi Imana rwose, ntabwo nari nzi n'impuhwe z'Imana kuzibaho. Ndumva Imana yarakugiriye neza. Ni akahe kantu kagoye cyane kakubayeho mu gihe wari utari wakamenya Imana, wari utari wagakizwa? Akantu kabi? Akantu kabi cyane kakubayeho, kavuga ati mu byaha haba ibintu bigora cyane, kudakizwa ni umwaka. Ni akahe kantu kameze nk'agakoryo kakubayeho kabi cyane mu buzima bwawe, wabayemo utari wakakira Yesu nk'umwami n'umukiza? Ni twinshi. Icyaha ni kibi, kiragukurura utangira wumva uryohewe n'icyaha, ariko nyuma yaho ingaruka aba ari mbi. Nk'uko Bibiliya itubwira ko Satani icyamuzanye ari ukwiba, kwica no kurimbura. Arabanza akakureshya, uko agenda akureshya kwereka ibyiza nyuma yaho arakurimbura burundu. So nari ngeze mu gihe nari ngiye kurimburwa nawe. Hari igihe abantu bigeze kuntega nasomye ku gacupa ahantu ku Gishushu nari ndimo gutaha,
barantega, bari bageze nko muri batandatu, byari nko mu masanga bwije, ni kuvuga isaha ariko bwari bwije rwose. Baranyambura, ndari no kubona abasize, ariko kubera yuko nasomye ku gacupa kugira ngo mbasige birananira, barinda bamfata. Bari bagiye kunyica, ntabuze gatoya. Ni nk'Imana, kwa kuntu umugambi w'Imana uri ku muntu. Umwe muri bo aravuga ati ariko uyu muntu turamuhora iki? Twamutwaye iyi telefone ye n'ibyo afite mu mufuka, uwo yari yakuyemo icyuma wundi arambwira ati oya, reka uyu muntu agende. Urumva Wabaye umugambi w'Imana. icyo gihe rwose naravuze ngo Mana, kuriho ubu ntuntabaye koko, ntanagukorera ubu buzima nibwo koko. Akandi hari nigeze kugira imvune ikomeye cyane isaba kunshyiraho sima, bitewe nabwo n'ingaruka z'icyaha. Singiye kuvuga uko byari byagenze kose, ariko nabyo byampaye isomo, kubona njya mu cyaha kugira ahantu umubiri wanjye utangira kuzana ubumuga bwo kuvunika ku buryo nambara sima. Kugira ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza byagenze gute? Ni ryari wahuye na Yesu? Ni abantu bakubwirije? Ni Imana yagusanze? Wagiye mu rusengero ari ubwa mbere? Byagenze gute bwa mbere wakira Yesu nk'umwami n'umukiza? Byagenze gute mu buzima bwawe? Njye nakuriye muri famiye ikijijwe rwose kuva navuka, bari abakozi b'Imana ababyeyi banjye. Ariko gukizwa buriya ni umuntu ku giti cye. Nari ntarakira Yesu Kristo muri njyewe, ngendera mu kigare nk'abandi, njya gusenga nkaza ariko nta kijya mu mutwe. Nibyo byaha nabikoraga kandi mfite abo babyeyi. Gusa hari igihe nigeze gucaho ahantu i Kabuga, nzamuka ruguru, narimo kwitembera nimugoroba, ngiye kumva numva ahantu barimo kuvuza ibyuma byari kera, kugira ngo nyine njye kwakira Yesu muri njyewe. Ndangije ndavuga reka njye kureba ahantu, ndahamanuka. Mageze ninjira mu rusengero, ngezemo mbona abakozi b'Imana, mbona umubishopu waho yigisha, nsanga ari n'umuntu nigeze kubona mu bundi buzima ahandi. Noneho umutima mwiza yagiraga icyo gihe, ntabwo ngiye kuvuga uwo mutima mwiza ngo ngusobanure kuko byatinda, ariko hari ahantu nakoraga akajya haza kugura utuntu, akansigira nk'akatipu, Akakwereka urukundo? akanyereka urukundo. Noneho nkimubona yigisha, ndavuga ni wa mugabo wajyaga umpa tipu ndamubonye. So noneho mbonye ukuntu yigisha, mbonye ukuntu abantu ababwira Imana, avuga ububi bw'icyaha, umutima urahakunda. Bwa kabiri ndongera ndahagaruka, nahaje inshuro nkeya nka zingahe, nk'eshatu cyangwa enye. Umutima urambwira ariko ubundi ko umutima wawe nta mahoro ufitemo, kandi ukaba ugeze ahangaha ukumva umutima uraruhuka uko winjiye mu rusengero hano, ubundi kubera iki bikuza amahoro utabireka? Njyewe ubwanjye wibwirije nyine gufata umwanzuro, nta muntu wanyegereye ngo anyicaze. Uko nigishije, hari umunsi madamu we mama Bishop yigeze kwigisha, atwigisha avuga ko nari ntarakira neza, avuga ngo ibyo twanyuzemo byose cyangwa se ibyo wakoze byose bibi ntacyo wabihinduraho. Nubitekerezaho akenshi biragusubiza inyuma, biragushyira hasi gusa. Icyiza ni ukubireka ugatumbira heza imbere. Nagiye ntekereza ibyo bintu, nari ntagiye kujya mu mutwe wanjye numva nsa nk'umuntu ushaka no kuzarwara na za stroke kubera ubuzima naranyuzemo. Ndavuga ni stop, byose mbishyira hasi. Uko nahindutse Imana ishimwe muri cyane. makeya. Ndumva weho mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, utubwiye yuko wagiye mu rusengero bakakwereka urukundo. Uwo mama Bishop ayobora uruhe rusengero? Eglise Vivante Kabuga. Imana ishimwe cyane. Nawe rero uzamwereke yuko urukundo yakugaragarije rutigeze rupfa ubusa, kandi nta urukundo yakugaragarije nawe uzarwereka abandi cyane rwose. None se ukimara gukizwa, hari itandukaniro wahise ugira mu buzima bwawe? Wahise wumva hari ubundi buzima winjiyemo bushyashya? Kuko
iyo umuntu ari mu buzima bw'ibyaha aba ameze nk'uri mu mwijima, n'ibyo akora byose nta mutima umucira urubanza aba afite, nta mahoro aba afite, baba barabaswe n'inzoga n'ubusambanyi, nta mahoro abayo. Hanyuma ukimara kwinjira mu rusengero, ukimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ni cyo kintu wahabonye mu rusengero, ni irihe tandukaniro wabonye mu rusengero no hanze ku bantu batazi Imana? icya mbere ngewe byaramfashije kuko narababariwe ibyaha bya bindi nahoraga umutima wanjye unshinja yuko nkora ibibi. icya kabiri, ubuzima bwanjye bwarahindutse, mu buryo mvuga ko ubuzima bwanjye bwahindutse, nakiriye amahoro yo mu mutima. Nta mahoro nagiraga, ariko nakiriye amahoro mu mutima yandi muri Bibiliya Yesu ajya kujya mu ijuru yasize abwiye intumwa ze ndetse n'abandi bari bateraniye ati basigiye amahoro, kandi ntabwo ntanga nk'isi, ngewe amahoro ntanga nayo mu mutima. Ayo mahoro narayakiriye, ngira n'umunezero ntazi aho uturutse, atari uko mfite amafaranga cyangwa se atari uko yenda mfite ibintu nk'ubukire se cyangwa ibindi by'abantu birukanka inyuma bibahereza amahoro. Oya, ntakiri umunezero wo kumva ndi muri Yesu, nkumva ko nanjye nemewe n'Imana nk'umwana wayo, nkumva yuko ibyo yateganyirije abizera cyangwa se ibyo tuzaragwa nanjye none mbifiteho uruhare. Ayo mahoro nahise nyakira, numva nturije mu Mana. So ikindi nahise nanjye mba umukandida. Abakijijwe ni abakandida buriya b'ubugingo buhoraho. Nabaye umukandida w'ubugingo buhoraho, kandi ndizera nashidikanya yuko nyuma y'urupfu ubugingo buhoraho nanjye nzabubona. Imana ishimwe cyane. Mu nzu y'Imana haba amahoro, abantu benshi barabizi, ariko ku bamenye Imana, mu nzu y'Imana haba ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Utubwiye yuko wakira amahoro, ariko mu nzu y'Imana hari ubutunzi bugiye butandukanye. Umuntu amenya gusenga, iyo umuntu ari mu nzu y'Imana agira kwizera. Iyo umuntu yakijijwe nta kintu kimutera ubwoba, ntabwo agira ubwoba, ahubwo ahora afite kwizera mu mutima we. Iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza nk'uko wabivuze, yizera ubugingo, arizera ubugingo. Rero nta Bibiliya ivuga yuko abisi batazigera bahabwa ubugingo. Abantu batazi Imana ntabwo bazigera bahabwa ubugingo buhoraho. Niryo tandukaniro ry'abantu basenga n'abadasenga. Twebwe rero twabikiwe ubugingo buhoraho. Watubwiye yuko wagize amahoro, n'ibintu byinshi bitandukanye wagiye. Hanyuma niki wabwira abantu bakiri muri bwa buzima wari urimo mbere utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, babandi mwasangiraga inzoga, babandi mwabanye, birashoboka yuko ugenda ukongera ukababona batari bahinduka? Ese niyihe nama wabagira? Ese iyo ubasanze niki ubagaragariza cyangwa se niki ubabwira cyatuma nabo bakira Yesu nk'umwami n'umukiza? Vuze icya mbere nubwo bugingo buhoraho, kuko ku iherezo hazabaho impande ebyiri. Hazabaho abazabona ubugingo buhoraho, hazabaho n'abazacirwaho iteka bakajya mu nyanja y'umuriro itazima. Icyo cyo cya mbere nababwira. Ikindi, nkiri muri ubwo buzima ntabwo narinze se nuhe mugambi w'Imana kugira ngo ireme umuntu. Ese yifuzaga iki Imana? Numvaga nyine turi abantu twararemwe kugira ngo twijoyinge isi, ariko nza kumenya neza yuko hari ubusabane Imana yabikoze ishaka kugira ngo yaturemye, ishaka kugira ngo tugirane ubusabane nayo buri gihe, nubwo icyaha cyadutandukanyije nayo. Nabereka uburyo hari ibyahishwe batazi, kuko muri ubwo buzima bwo hanze hari kuba ntari mfite ubwenge bwo kumenya ese ni iki cyatumye ndemwa, naremewe iki, niyihe mpamvu ikomeye Imana yatumye indema, impamvu yatumye Imana indema. So urumva iyo uri hanze muri ubwo buzima hari ubwenge uba udafite. So nabereka izo mpamvu, noneho nkabahindura, nkabereka n'uwo muriro uteganyirijwe abantu batizeye Imana, batakoze iby'Imana yabaremeye, kandi nkabereka n'ubugingo buhoraho
Imana yateganyirije nanone abayizera. So ibyo bintu ndumva ari byo bya nakoresha. Ikindi, amahoro, tujya tubona abantu b'abakire rwose, ariko ubu mukire ukagira amafaranga, wajya hirya wanywa inzoga iminsi ngahe ugasanga utahanye uruguma. Hariho n'uvuga ati njye sinahana uruguma, ariko gake gake niko bitangira, nta muntu utangira anywa nyinshi. Cyangwa se ikindi, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Akenshi icyo ukoze cyose kigenda kikureshya ku kindi. Tubona abarwayi ibirwara bitandukanye kubera ubusambanyi. So nagenda mwereka ko nta cyiza cy'icyaha n'ubundi. Okay. Hari ijambo watubwiye mbere, uvuga ijambo umugambi. Ntabwo abantu benshi bakunda gusobanukirwa amagambo nk'ayo ngayo. Ese iyo umuntu avuze umugambi aba ashatse kuvuga iki? Urakoze cyane. Umugambi w'Imana wo ndawuvuga, ariko ndawuvuga nkoresheje Bibiliya, ntabwo ndi bupfe kuvuga gusa. Turebye nko mu Itangiriro igice cya mbere, umurongo ujye ku murongo, Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27. umurongo wa 27. Haratubwira ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Komeza. 28. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo. 29. Kandi Imana irababwira ati dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizabe ibyo kurya byanyu. Niyo wayishyira aho ngaho ntacyo. Icyo nashaka kuvuga ni uko Imana ikiturema mu ishusho yayo, umugambi wayo wari ukuyobora, wari ugutwara ibindi yaremye byo ku isi. Niyo mugambi wayo wa mbere. Gusa nyuma y'ibyo usomye hari n'ikindi kintu yashaka ko tugirana n'ubusabane nayo, kuko mu kuyobora ibyo bintu byari ku isi, byari kuyobora ariko dukurikije nk'uko Imana iyobora. Ni ukuvuga ngo tuyobora ariko mu mategeko dukwiye ku Mana, tuyobora ibyo bintu mu buryo bwiza nk'uko Imana ibishaka. So na nyuma yaho y'ibyo hariho kugirana ubusabane n'Imana, nabyo byari umugambi w'Imana. Gusa nyuma yaho umugambi w'Imana wo kujyana ubusabane nayo buri gihe ntibyakomeza, kubera icyaha cyinjiye mu isi, kubera Eva yari urubuto rwabujijwe, akarohereza Adamu nawe akarurya, isi kabiravumwe, tutangira kuba mu isi itari ya yindi Imana yararemye. Ndetse icyaha kigeze mu isi, isi igira gute? Nuvuga ngo wa mugambi w'Imana, relationship twari dufitanye n'Imana, fellowship cyangwa se ubusabane twari dufite n'Imana buba buvuyeho. Umugambi w'Imana we yashakaga ugize gute? Ubuvuyeho. So uwo mugambi w'Imana rero, Imana yaje kongera udusubirizaho igihe yatangaga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo aze aducungure. Muri Yohana 3:16 hatubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo yashakaga ko ya fellowship, ya relationship yari hagati yacu n'Imana twongera, Yesu arongera duhuza n'Imana, tongera noneho umugambi w'Imana urongera agaruka, wa wundi wo kongera ngo twongere tugirane ubusabane nayo. Numva gutyo umugambi w'Imana rero kari kujyana ubusabane n'Imana. Urakoze cyane. Mbere Imana iturema yari dufite umugambi mwiza nk'uko yaduhaye ngo ibi byose tubitegeke. Hanyuma nk'uko wabivuze, icyane cyo cyadutandukanyije n'Imana. Rero kubw'urukundo yakunze abantu bari mu isi nk'uko wari tubwira iryo jambo, nibyo byatumye itanga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo umuntu wese uzamwizera. Iyo usomye Bibiliya muri igitabo cya ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere uhereye ku murongo wa 12, no hatubwira ngo icyakora abamwizeye bose
bamwe bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Twaramwizeye rero nk'umwami n'umukiza, dukizwa ku mugambi w'Imana. Turiho ku mugambi w'Imana, ibyo dukora byose kuko twamwizeye twamwemeye tubikora bitewe n'umugambi w'Imana. Rero umugambi w'Imana ni muremure ku bantu bose, niko navuga, kuko umuririmbyi wa gatanu aravuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranyijemo kugira ngo mbe inshuti ye. Ntabwo tujya duciraho abantu iteka batari bakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko natwe twamenye Yesu twari turi muri bwa buzima, ntabwo twari tuzi Imana, ariko kubw'urukundo rw'Imana, kubw'amaraso ya Yesu, Imana irazidukura mu magana y'abanyabyaha. Natwe twari abanyabyaha, ariko Imana ituvana muri bwa buzima twari tubayemo, iduhereza agakiza. Rero umugambi w'Imana uri ku bantu bose, ntago uri ku bantu bamenye Imana gusa, kuko icyo Imana ishaka, cyangwa se Imana ihamagara Imana ihamagara abantu batari bayimenya, hanyuma ikabaha kugira ngo bayimenye. Rero nsobanukiwe neza, cyangwa se namenye neza yuko umugambi w'Imana uri ku bantu bose, ahubwo uburyo twebwe dukoresha umugambi w'Imana n'uburyo umugambi w'Imana tugaragaraho biratandukanye. Umugambi w'Imana, iyo umuntu yamenye Imana muri we, umugambi w'Imana ukamuzaho, cyangwa se akabana n'umugambi w'Imana, ibikorwa bye birabigaragaza. Ni hahandi ugira ukabura ibyo kurya ariko kumufite amahoro mu mutima, ni hahandi ubura ibyo kwambara ukagira amahoro mu mutima, ni hahandi ubura ikintu icyo ari cyo cyose ukagira amahoro mu mutima, bitewe n'umugambi w'Imana. Kandi umugambi w'Imana uhindura icyerekezo cy'ubuzima bw'umuntu. Umugambi w'Imana uhindura ubuzima. Iyo umugambi w'Imana wakujeho, cyangwa Imana igufiteho umugambi, niyo wanyura mu gikombe. Dawidi yaravuze ngo niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo sinzatinya ikibi cyose, ngo kuko ndi kumwe n'Uwiteka Imana. Inshyimbo yawe ngo n'inkoni yawe ngo nibyo bimpumuriza. Arangije aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi ngo bizanyumaho iteka ryose, ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Rero iyo umugambi w'Imana ukuriho, ubuzima bwose wanyuramo nta kintu ushobora kuba, kuko hari igihe kiba kizagera Imana ikagukoresha, ukaba umukozi w'Imana ukayikorera. Hanyuma n'aba bandi batari bamenye Imana ntabwo twabaciraho iteka, kuko igihe kizagera ya maraso ya Yesu, rwa rupfu rwa Yesu, rwa rukundo rw'Imana rugende rubakoreho, rubahereza agakiza, nabo barebe abaragwa b'ijuru. Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane mukozi w'Imana, twakwishimiye cyane kandi tuguhaye ikaze kuri Bohorwa Official TV. Ni ikaze, urisanga. Ufite ubuhamya, nubwo hari ibintu bimwe na bimwe utagiye utubwira, ariko buriya hari igihe kizagera. Hari abantu bajya bifata bakavuga ati ntabwo ari igihe cy'ubuhamya, ariko ndazi neza yuko hari ibyo Imana yagukoreye, hari n'ibyo yitegura kuzagukorera. Uhawe ikaze rero. Genda ubwira abantu ko muri Yesu hari ibyishimo, hari umunezero. Genda ubwira abantu ko muri Yesu hari amahoro. Genda ubwira abantu baze kuri Yesu. Urakoze cyane rero. Imana iguhereza umugisha naho ubutaha. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Mana nziza, turagushimiye, tugushimiye neza yawe ndetse n'urukundo, tugushimiye uburinzi bwawe. Turagushimiye yuko Mana waduhaye agakiza, ukatuvana mu magana y'abanyabyaha, ukatuvana mu businzi, ukatuvana mu busambanyi, ukatuvana mu ngeso nyinshi zari tutakuzi, tutakunezeza, ariko none twaragusobanukiwe. Rero ushimwe cyane, turaguhimbaje. Nyemerera muri uyu mwanya abantu bawe bakire amahoro aturutse iwawe, kuko niweho amahoro yacu. Urakoze, turagushimye. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen.